ndabashuruje mwese abankurikiye kuri iyi channel ya YouTube. Ni mu kiganiro Menya Ukuri, uri kumwe na Goreti Muhongerwa. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa umwanya mwiza wo kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Nshimye Imana yongeye kumpa umwanya, ari maze igihe ari haciyemo agahe tutabagezaho ijambo ry'Imana kubera impamvu zitaduturutseho, ariko Imana ishimwe ko uyu munsi yongeye kuduha uyu mwanya. Reka mbanze senga Imana. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, muhaye icyubahiro n'ishimwe. Ndagushimira uyu mwanya mwiza wongeye kumpa kugira ngo ngabane n'abantu bawe ijambo ryawe. Ndagusaba rero kugira ngo unyereze kubera igikoresho, mvuge mvugishijwe nawe, ijambo unyuzamo rigira umumaro mu baryumva bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mpawe ijambo rifite umutwe uvuga ngo aho imbaraga z'Imana zigaragarira. Aho imbaraga z'Imana zigaragarira. Hari aho urebera umuntu ukamenya ko afite imbaraga, ariko n'imbaraga z'Imana tugira aho tuzibonera. Umuntu kumenya ko ari umunyambaraga, ushobora kumureba ukabona afite ibigango, ukavuga ngo uriya muntu arakomeye, cyangwa ukavuga ngo uriya muntu afite ubutunzi arakomeye kuko afite ibimushyigikiye. Ariko imbaraga z'Imana zigaragarira mu mirimo ikora. Imbaraga z'Imana zikagaragarira mu ijambo ryayo. Iyo turebye mu Itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa 3, tubona uburyo Imana yakoresheje ijambo ryayo irema ibyo tubona n'ibyo tutabona. Ikavuga ngo nihabeho, hakabaho ibyaremwe. Reka dusome ijambo ry'Imana duhereye kuri uwo murongo wa 3, twumve ukuntu hatubwira. Haravuga ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Iryo ni ijambo ry'Imana ryategetse. Imana yakoresheje ubutware inyuze mu ijambo ryayo, iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Niyo dukomeje tukamanuka kurinda ugera ku murongo wa 26, tugenda tubona uburyo Imana yagendaga ivuga ngo habeho, hakabaho ikitegetse kikabaho. Izo ni imbaraga rero ziri mu ijambo ry'Imana. Nanone imbaraga z'Imana tuzibonera mu ijambo ry'Imana igihe umuntu yumvise ijambo ry'Imana rivugwa cyangwa arisomye, rikabasha guhindura ubuzima bwe, rikamuhindura, ikamukura mu byaha yari arimo, rikamugira umukiranutsi, rikamuhindurira mu gukora ibyiza, akava muri bya bibi yagenderagamo, kubera za mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Nanone ijambo ry'Imana tukongera tukaribonera mu mirimo n'ibitangaza ikorera abayizera. Imana igikorera abayizera imirimo n'ibitangaza. Iyo tugiye mu gitabo cyo Kuva tugasoma ibice 14, tugiye kuhasoma igitabo cyo Kuva ibice 14, turasoma turebe imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli, uburyo yigaragaje. Imbaraga z'Imana tuzibonera mu byikorera abantu bayo, tuzibonera mu byo ikorera abayanga, uburyo ihinyuza imigambi yabo. Tugiye kureba iki gice cya 14, turasoma duhereye ku murongo wa 10. Ni inkuru z'Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Aravuga umurongo wa 10 ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka. Abisiraheli bagiye kubona, babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo babakurikiye, baratinya cyane. Mwibuke ko ubwoko bw'Abisiraheli bwari bumaze imyaka myinshi muri Egiputa bukoreshwa uburetwa, ariko Imana yari yatanze itegeko kugira ngo bave muri ubwo buretwa bajye mu gihugu Imana yabateguriye. Ariko nubwo bagiye, Farawo ntabwo yanyuzwe nabyo, yabirutse inyuma n'ingabo ze ashaka kugira ngo abagarure. Reka twumve umurongo wa 11. Haravuga ngo babaza Mose bati nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Abisiraheli bari bagize ubwoba, batangira kwicuza,
bicuza icyatumye bava muri Egiputa. Bumvaga ko icyarutaga ari uko bajyaga kwigumira muri ubwo buretwa kuruta ko Farawo n'ingabo ze babakurikira bakabica. Bumvaga ko bapfuye, bumvaga ko ibyabo birangiye. Ariko aho wumva ko ibintu birangiriye, aho niho Imana itangirira kugira ngo ikize. Babonye imbaraga z'Imana, urumva bari bagize ubwoba, bacitsemo igikuba. Ariko nidukomeza gusoma turi bubone aho baboneye imbaraga z'Imana. Reka dusome umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Umva umuntu wizera Imana, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza k'Imana, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uyu munsi hari ibigutuze nawe, hari ibigutuze bikumereye nabi, biguteye ubwoba, wibaza ukuntu uzabisohokamo, bikagucanga, ukumva ntubona inzira, ukabona ntabwo ubona aho bizaca kugira ngo ibyo bintu ubyigobotoremo. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rimanutse rikubwira ngo witinya. Witinya, turiza Uwiteka Imana. Witinya, hagarara gusa wicecekere, uri bubona agakiza k'Imana. Niwizera Imana ugaturiza Imana, akaba ari uhanga amaso, uri bubone gukora kw'Imana, uri bubone imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizo ziturwanirira, zikadutsindira ibiturwanya byose. Ntabwo imbaraga za muntu zabasha kumurwanirira ngo zimukize ibimurwanya, ariko iyo Imana yamanutse kurwanirira umuntu ibasha kumuneshereza, akaba umutsinzi. Aho niho tubonera imbaraga z'Imana, umuntu akazamura ishimwe, akavuga gukomera kw'Imana, kuko aba yabonye iby'Imana imukoreye. Aba Bayisiraheli nabo babonye imbaraga z'Imana ku nyanja itukura, babonye imbaraga z'Imana kuri aba banzi babo bari babahuruye inyuma. Imana yari igaragaje, ibagaragariza imbaraga zayo. Reka dukomeze dusome turebe umurongo wa 15. Haravuga ngo, Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana, ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Haleluya! Imana irababwira ngo, bwira Abisiraheli bakomeze, hambura inkoni yawe. Mose yari afite inkoni. Ubwira Abisiraheli bakomeze, ngiye kwihesha icyubahiro kuri abo Banyegiputa. Imana yihesha icyubahiro ku byakurwanyaga byose uyu munsi mu izina rya Yesu. Ibyo byari biguteye ubwoba, bigiye kubona imbaraga z'Imana, bigiye kubona gukora kw'Imana. Imana ni Imana ishobora byose, nta na kimwe kiyinanira. Ni Imana ifite imbaraga. Iyo yizeye ukagira umutima ushikamye kuri yo, ukayizera, ukagira ibyiringiro bihamye udashidikanya, ubona imbaraga z'Imana. Imana yigaragariza abayizeye, Imana yigaragariza abayihanze amaso, bizeye imbaraga zayo, bizeye gukora kwayo. Ntabwo Imana yakwiyereka utayizeye, ariko iyo wizeye Imana irakwiyereka. Imana ijya igaragaza imbaraga zayo no kuri ba bandi bayihinyura, ba bandi bayipinga, ba bandi batayemera. Farawo ntabwo yemeraga Imana n'ingabo ze, ariko yarigaragaje. Imbaraga zayo zaragaragaye ku Banyegiputa. Iyo tumanutse tugakomeza tugasoma hepfo, umurongo wa 16 aravuga ngo, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze
zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi. Abanyegiputa bazamenya yuko n'Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be bose. Haleluya! Imana yakoresheje inkoni Mose yari afite. Icyo ufite nicyo Imana ikoresha kugira ngo igukize. Ngo yaramubwiye ngo rambura inkoni yawe hejuru y'amazi. Amazi yigabanyemo, Abisiraheli batambukire ku butaka bw'umutsi. Imana yatandukanije amazi. Aho niho yatangiye kugaragaza imbaraga zayo. Abisiraheli baboneye imbaraga zayo igihe yagabanyagamo inyanja mo kabiri, bakambukira ku butaka bw'umutse. Y'amazi yayo yatandukanije. Aho babonye gukora kw'Imana, babona imbaraga z'Imana. Abanzi babo bari babahuruye inyuma, bumvaga ko bagiye kubafata. Babonye Abisiraheli batambukiye ahumutse, bumvaga uko bigendekeye Abisiraheli ko ariko biri bubagendekere nabo, ariko baribeshye. Imana yashakaga kwihesha icyubahiro kuri bo. Reka dukomeze twumve umurongo wa 19 haravuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose. Asubiza inyuma amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari hahinduka ubutaka bw'umutsi. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka. Amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira. Amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Kuri uyu murongo wa 25 niho ngarukiye. Imana yihesheje icyubahiro ku ngabo za Farawo na Farawo ubwe no ku magare ye. Bagize ngo ni ibisanzwe. Murabizi, kugira ngo Abisiraheli bajye kuva muri Egiputa, Imana yabanje kuhakorera ibitangaza bikomeye. Yakoresheje Mose ibitangaje byinshi, yahinduye inkoni inzoka, nabo barabyigana. Abakuru n'abakonikoni ba Farawo barabyigana, babona birashobotse. N'ubu rero bari babigize akamenyero. Mwene data, icyo bitwigisha ni iki? Ntukamenyere Imana. Imana ntimenyerwa. Babigize akamenyero, bibwira ko uko byagenze kiriya gihe ariko biri bikomeze kugenda. Ariko Imana, ibintu byari byahindutse. Imana yari igaragaje kuri uwo munsi, ibereka ko imbaraga zayo ntaho zihuriye n'izabo. Nabo baragenda biroha mu nyanja bazi ko ari ibisanzwe. Barangije Imana iritamurura mu gicuku cya nyuma. Iritamurura yitegereza Abanyegiputa bacikamo igikuba. Uyu munsi Imana ikitamururire mu izina rya Yesu ibyari biguteye ubwoba, ibyari bigukuruye inyuma, ibyari biguhangayikishije, bicikemo igikuba, kuko Imana ikwiyeretse. Imbaraga z'Imana naho tuzibonera. Imbaraga z'Imana tuzibonera mu byo twatekerezaga ko bidashoboka. Ntabatekerezaga ko amazi y'inyanja yakwigabanya ngo haboneke inzira, amazi atandukane, ariko iby'Imana yarabikoze. Imirimo y'Imana ikora itandukanye n'iy'abana b'abantu bakora. Imbaraga z'Imana zirahambaye, zikora iby'ubwenge bw'abantu budashyikira, zikora ibyo batibwiraga. Abantu bariga bakaminuza mu mashuri,
ariko nta muntu wari wakora igitangaza nk'icyo ngo atandukanye amazi cyangwa ngo akamye inyanja. Biga ubumenyi bwinshi, bagakora ibintu byinshi mu mashuri, tuhakura ubumenyi, tukamenya ubumenyi bwo gukora ibintu byinshi, ariko icyo gitangaza nta mwana w'umuntu wari wagikora. Ubwo bwenge ntawe ubufite, ni imbaraga z'Imana zonyine zibikora. Aho rero niho tubonera imbaraga z'Imana. Iyi Imana ikoze ikinyuranyo n'icyo abantu bari bamenyereye, igakora ibyo tutatekerezaga mu bwenge bwacu ko byashoboka. Abisiraheli ntekereza ko babonye imbaraga z'Imana kuri uwo munsi, kuko babonye bakiza abanzi babo, babonye bambukira ku butaka humutse, abanyegiputa babakurikiye bo Imana ibatikiriza hamwe muri ya nyanja, isubiranya amazi arabarengera. Iyo ukomeje urasoma ukabibona. Haleluya! Turasabwa kwizera Imana. Imbaraga z'Imana ziragaragara mu byo tubona, mu byo dukorera. Ngewe ubabwira nabonye imbaraga z'Imana, nabonye Imana inkiza umwingo, ubwo buhamya narabubahaye. Nta muti kugeza ubu uraboneka uvura umwingo batawubaza, ariko nabonye Imana iwukiza. Haleluya! Imana iyo yagukijije, Imana iyo yamanutse kugukorera, iragukorera kandi bikagaragarira abantu bose, bakabona imbaraga zayo. Aho rero niho tubonera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana twongera kuzibona iyo ishaka guhinyuza abanzi bayo, cyangwa ihinyuza abana b'abantu mu migambi yabo mibi. Imana ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite ubutware buhambaye buruta ubw'abana b'abantu. Imbaraga z'Imana zongeye kugaragara nanone muri Bibiliya mu nkuru dusoma, igihe Baraki yashakaga ko kuvuma Abisiraheli, abwira Balamu ngo amuvumire Abisiraheli, ariko tubona Balamu agerageza gusohora umuvumo mu kanwa ke bikanga, Imana igashyiramo umugisha. Aho kugira ngo abavume, ahubwo akabahesha umugisha. Izo ni imbaraga z'Imana. Imana ibasha kugoba ururimi rw'umuntu ntabashe kuvuga, cyangwa Imana ibasha gushyira amagambo mu kanwa k'umuntu akavuga ibyo atatekereje, akavuga ibyo atagambiriye. Izo ni imbaraga z'Imana. Aho niho tubonera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana iyo uyizeye urazibona. Imbaraga z'Imana tuzibona muri byinshi. Abantu barwanya Imana, bakarwanya Imana, ariko Imana ikabigaragariza, ikabereka imbaraga zayo ko zidahwanye n'izabo. Imbaraga z'Imana tuzibona mu buryo bwinshi, ariko izo mbaraga z'Imana abantu bazimenya cyangwa abantu bazibona bakabisobanukirwa ko ari imbaraga z'Imana, ni ba bantu bamenye Imana. Ntabwo wamenya imbaraga z'Imana utayizera, ariko abantu bazi Imana nibo bamenya imbaraga z'Imana bagashobora no kuyishima. Abashima Imana nibo babona imbaraga z'Imana, kuko bashyira mu gaciro, bakabona ibyo Imana yakoze, bakabona kuyishima, bakayishimira. Ariko babandi bapinga Imana, babandi bahakana Imana, imbaraga z'Imana bazibona iyo ibahinyuza, bazibona iyo ibagamburuza mu migambi yabo mibi bari bafite, ikabagamburuza batabitekerezaga. Iyo ni Imana. Imbaraga z'Imana niho zigaragarira. Imbaraga z'Imana zitandukanye n'iz'abana b'abantu. Haleluya! Imbaraga z'Imana zirakomeye cyane. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu byo ikorera abantu bayo bayizera, zigaragarira mu kwihesha icyubahiro ku banzi bayo bayirwanya. Aho niho tubonera imbaraga z'Imana. Zigaragarira mu guhinyuza imigambi y'umuntu. Haleluya! Daniyeli mu rwobo rw'intare, Imana yamweretse imbaraga zayo, ndetse n'abatari bazi Imana babonye imbaraga z'Imana, kuko Imana yabashije gufunga iminwa y'intare ntizibashe kurya Daniyeli. Ntabwo byumvikana kandi ngo izo ntare zari zishonje, ariko Daniyeli bamushugunye mu rwobo rw'intare, Imana ifunga ya minwa ya za ntare. Uyu munsi Imana ifunga iminwa y'intare zari zigukwasamiye mu izina rya Yesu. Ibyari bikwasamiye bishaka kukumira, ibyashakaga kukwica, Uwiteka Imana abifunge kubw'imbaraga ze. Izo mbaraga zabashije kurengera Daniyeli mu rwobo rw'intare, nawe zikurengere mu izina rya Kristo Yesu. Ibyari biguhangayikishije, ibyari biguteye ubwoba, Uwiteka Imana abifunge, kuko
ko afite ububasha, akwereka imbaraga zayo uyu munsi wa none. Imana ikwereka imbaraga zayo, ubona imbaraga z'Imana, nawe ugende wamamaza ishimwe ry'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirakomeye cyane. Imana ikora imirimo n'ibitangaza bitarondoreka. Ngiye gusoreza ku ijambo turi busome muri Zaburi y'Ijana na 11. Niho ngiye gusoma turebe imirimo y'Imana. Zaburi y'Ijana na 11 guhera ku murongo wa 2 haravuga ngo imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Iyi mirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Abayishimira bose baba bakuruye izo mbaraga z'Imana, nk'uko nanjye ndimo gukurura imbaraga z'Imana zankijije uriya mwingo nta cyuma kinkozeho, nkazikurura nkabona imbaraga zayo, bigatera umutima wanjye gushima Imana. Abayishima rero nibo babona imirimo y'Imana, nibo babona imirimo y'Imana. Imirimo y'Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo akora n'icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambe, yagaburiye abamwubaha, azajya yibuka isezerano rye. Haleluya! No muri iki gihe abantu barabona imbaraga z'Imana. Twabonye imbaraga z'Imana mu gihe cya korona, ubwo abantu benshi batakoraga ariko Imana ikabasha kubatunga. Izo ni imbaraga z'Imana, ntabwo byumvikana. Abantu cyane cyane baba mu mujyi ntabwo bagira aho bahinga, ngo barahunika. Abenshi nta n'amafaranga baba bafite kuri konti zabo, ariko Uwiteka Imana yarabatunzi babeshaho, na n'uyu munsi baracyariho. Haleluya! Nanjye ndi umuhanya wabyo. Iki gihe cyose tumaze nta kazi nari mfite, ariko Imana imbeshejeho kandi mbayeho neza, ndarya nkanywa, ndambaye, ntabwo nambaye ubusa kubera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana tuzibonera mu gikora. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu bantu bayo bayizera, bayisenga mu kuri no mu mwuka, bakizera kandi bagakiranuka. Haleluya! Niba ushaka kubona imbaraga z'Imana, izera Imana kandi umutima wawe uyiringire, nibwo uzabona imbaraga z'Imana. Kandi n'aba bandi bapinga Imana, Imana ijya igaragaza imbaraga zayo mu kubahinyuza, igapfobya cyangwa igahinyuza imigambi yabo mibi, igasohoza imigambi yayo myiza ku bantu bayo. Ibirwanya abana b'Imana ni byinshi, ariko Imana idutsindishiriza muri byose kubera za mbaraga zayo. Imbaraga z'Imana nushaka kuzibona, urazibona no kuba uriho byonyine. Ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana tuzibonera mu byaremwe. Iyo tubona ibyaremwe byose, ibyo tubona muri iyi si byose byaremwe ni imbaraga z'Imana. Ijambo ryayo, ubutware buri mu ijambo ryayo, aho niho tubonera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana rero ntacyo twazigereranya nacyo. Nawe niba ushaka kubona imbaraga z'Imana, gira umutima wibuka ibyo Imana yagukoreye. Kurura imirimo Imana yagukoreye mu bwenge bwawe. Subiza amaso inyuma, urebe aho wavuye, urebe n'aho ugeze. Reba intambara yakurwaniriye, reba indwara yagukijije, reba ibyo yagukoreye. Ibuka igihe yakugaburiraga wari ushonje, ibuka impfu nyinshi yakurengeje. Urabona imbaraga z'Imana. Uwiteka Imana aduhana umugisha mwumva iri jambo kandi rihindura ubuzima bwanyu. Imana ibagirire neza, muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana. Reka nsoze senga. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, sengeye buri muntu wese wumvise ubu butumwa bwiza ndetse n'uzabwumva, kugira ngo nyagwara ku ngoma ujye umuha umutima ushima Imana, umutima ukurura imirimo y'Imana, bimutere gushima Imana. Ajya abona imbaraga zawe mu buryo bwose, mu byo umukorera agire kureba imbaraga zawe Imana isumba byose. Kuko iyo umuntu yakuruye imirimo yawe, akareba ibyo ukora, akareba ibitangaza ukora, bimutera kugushima. Kandi nta kindi kidukwiye uretse kuza
kuzamura amashimwe imbere yawe. Reka rero ibyaremwe byose bigushime, abahumeka umwuka w'abazima bose bajye babona imirimo n'ibitangaza ukora, maze nyagora ku ngoma bashime izina ryawe, bashime gukomera kwawe, bavuga imbaraga zawe zikora ibikomeye birenze iby'abana b'abantu batakora. Uwiteka Imana isumba byose, ni ukuri urahambaye. Nyemerera wiyereke buri umwe wese uri bwumve ubu butumwa bwiza. Urakoze Uwiteka Imana isumba byose, nsenze nizeye nyuze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.